rwose guhondaguraho ni ihame twabaye ingoma y'abaporoso uri kubyumva kandi n'ikindi Nzerime rwose situmwanga ariko noneho nawe ubwe mu nzira anyuragamo nimugoroba ari kwikandagira bitewe nuko abazi ngo abo yagiriye urugomo bagomba kunaho kugira ute kumukubita uri kubyumva baraduhiga barabahigira iki kubera ko twatanze amakuru ubwo baraduhiga ndo turabakira cyane Nzerime nibatamukura mu baturage ngo bamwigishe bamugorore ni umusaza pe rwose ni umusaza yakoraga neza ariko buno ari kugera mu baturage aho kugira ngo abakemure ibibazo byabo baganirize ngo umuyobozi akaza ari gukubita. Hano haba urugomo ku bashumba cyane abashumba cyane hano haba urugomo. Abashumba rero bagatangira abantu nijoro bakabambura amatelefone bakatemagurana n'abashumba ubwabo bakatemagurana. Ubwo cyokoze nk'inzego z'umutekano nazo zikabasha kubigiramo uruhare kugira ngo zishake babashumba bari kugirira abagenzi babo nabi. Mubona iki gituma abashumba batereka urugomo? Iyo bamaze kunywa bagasinda bakanywa itabi nibyo bibatera urugomo. Ubwo batetse urugomo biba bimeze ute? Iyo bateretse urugomo nyine n'inzego z'umutekano ziri hafi zigerageza kubahoshorora zikabafata bamwe bakabafunga bakaja kubagorora. Abaturage barabakomeretsa bakaja kwivuza ariko iyo bagerageje inzego z'umutekano zikabafata niho baja kubafunga bakaja kubagorora. Nzerime warakabije rwose arakabije. Akabije ate? Nzerime ndabwo azanga arebe icyo umuturage wenda bamuhururije ngo we umuturage yakoze ikosa avuga ati nakoze ikosa iri niri vaje kuriryozwa cyangwa se urihanirwe ahubwo bakaza ari gukubita nicyo kibazo cye. Abo yakubise nawe uri kureba? Benshi cyane. Byagenze utabo yakubise nawe uhari? Abo yakubise nyine uretse kubirebesha amaso nk'umuntu w'umuturage nganje ndi umutwara sibo ariko yaho kubise nk'umuntu kuko afite icyo yitwaza nk'umuyobozi afite icyo yishingikirije hakaza nk'umuturage niba hari ikibazo afite ari kumufatira ngo mituweli atamwigishije ati tanga mituweli cyangwa se wishirondo ndo wakoze uburinzi no kuza ari gukubita. Ubwo rero nabo ari kumwe nabo aho batamugiriye inama ati dukora ibi nibi ugasanga aramukubise amusiza ari indembe guca akagenda ntihagira icyo bitanga. Ariko Nzerime ni muntu ki? Nzerime ni umuntu wakoze igisirikare. Ubwo rero ni umuntu ukuriye irondo umutekano mu murenge wa Nyakiriba. Arakabije rwose. Mubona ubuyobozi bwagakwiye kubikora iki? Ubuyobozi icyo bwakora bwamuganiriza yongesa akayicikaho cyangwa se bakamuhagarika bagashiraho abandi batashoboye kubangamira abaturage kuko aho kugira ubagamira abaturage bakukuraho bagashiraho abandi. Ariko se kuko Nzerime arabahondagura? Ariko Nzerime rwose pe ni ukuri kw'Imana ndahari uko umuharabika ndahari uko umubeshera kandi ngubwiye ko ndi umutwara sibo ibyo ngubwira ni ukuri. Ukuri kw'ibihe rero nyine Nzerime ibyo akora we yitwaza ko ari umuyobozi ndavuga ati umuturage ngamubwira inama akaza ari gukubita gusa nicyo kibazo cye. Abakubitisha iki? Ingoni y'umunzenze afite ingoni y'umunzenze yasize amafuta. Ntabwo ajya yisiga? Ntabwo yagotwa kuyisiga. Kubanza Nzerime ari umuntu udasanzwe ra? Nzerime rwose ni ikibazo ku baturage muno. Rero ndajya tuganire ku kibazo cy'abashumba. Ubuyobozi bwo bukora iki? Ubuyobozi ku bashumba bugerageza kubikurikirana uwo bafashe bakamuja kumuhana. Ubuyobozi bwo burabikurikirana ku bashumba rwose. Katuganiye n'abandi. Sawa. Papa ngo Nzerime ngo ajya bahondagura koko? Ntugamba Nzerime ni umuyobozi twemera ariko ni umusaza twubaha
ariko Nzerime agomba kuba afite ikibazo cyo mu mutwe bitewe nuko Nzerime iyo bamutabaye ngo hano havutse ikibazo cy'umutekano ndazaga ari guhuza abagiranye ikibazo ngo ngabaze ngahuze babana aho kaza ari gukubitira kubyumva ubwo rero bivuze ngo Nzerime yagombye kuganirizwa n'ubuyobozi byabaye na ngombwa Nzerime bakamukura kuri bwa bubasha afite ikindi Nzerime ni umusaza utiyuba kandi none ikibazo afite nta wenda agafite agatuza mu buyobozi bitewe nuko bamukuraho bakongera akamushiraho niba ari uhashaga ibihazi cyangwa se agakubitira abantu ubusa kugira ngo nawe hazagira abantu bamugwaho ubwo rero bagombye kugira ute bagombye kumutuzisha ubundi akiyorosha nk'umuntu w'umusaza n'abaturage bakamwibonamo kandi bakanamwubaha ariko ngo ajya bahondagura rwose guhondaguraho ni ihame twabaye ingoma y'abaporoso uri kubyumva kandi n'ikindi Nzerime rwose situmwanga ariko noneho nawe ubwe mu nzira anyuragamo nimugoroba ari kwikandagira bitewe nuko abazi ngo aba yagiriye urugomo bagomba nawe kugira ute kumukubita uri kubyumva none se ubwo guca baraduhiga ntugamba ngo iki papa guca baraduhiga barabahigira iki kubera ko twatanze amakuru ubwo baraduhiga ndo turabakira babahigira iki se n'iki gituma babahiga nyine iyo utanze amakuru baraguhiga kubera yuko wabatangiye amakuru kandi nyayo ntabwo baba bashaka ko ibyaha byabo bihishwa nyine ni kwa kubwira ngo batuvimvike nk'abaturage baze batuvimvike badukubite badukoresha ibyo bishakiye twatanga amakuru guca rero bakaduhiga ahubwo ni byiza kuba mwatangiye kuza mu baturage guca muje murahora muradusura tubabwire ibibazo byacu turi ku isura turi ku musonga twebwe n'uwitwa Cayaya nawe aherutse kuvuna yakaremye urutoki hariya ku gasoko rurapfutse azagera no muri sehashika yanaruvunya ari kumwe na Cayaya ari kumwe na Nduza na Nzerime Cayaya ashinzwe amakuru wa Cayaya ni ikihebe mu karere hare abayobozi bakora iki kuri iki kibazo Cayaya baramufunze yageze iwawa basinzi naho bamufungiye afunzwe nk'inshuro magana abiri umva ntiwareba baratuzengereje ntibandi babazengereje Nzerime nta bandi bayobozi dushinja ni Nzerime Cayaya wabijemo vuba urumva yikoreraga ibindi ku giti cye we ari kwibyigishwa buno vuba ariko cyane cyane Nzerime nibatamukura mu baturage ngo bamwigishe bamugorore ni umusaza pe rwose ni umusaza yakoraga neza ariko buno ari kugera mu baturage aho kugira ngo abakemure ibibazo byabo baganirize nk'umuyobozi akaza ari gukubita niba ingona arizo zizayobora abaturage rero ntabwo tubizi umva Nzerime njye nawe uno mudugudu wa Runaba ni umudugudu wa Runaba nyobora turi kumwe Sere Kamanda bamuhamagara wenda n'igihazi kibonetse birumvikana ko igihazi kigomba gukosorwa ariko wabonye wese kumva ko araza ari kwahira ngo kwahira ibyatsi sibyo bo bavuga ngo runaka akoze ikosa hataje ngo amanze mukore iperereza ngo amanze yumve amaze kandi yumve icyo uwo muntu ari kuzira akaza bamutunga icupa akaza amutwarira ko yakwanga gukubitwa ibyo ndi kukubwira rero urumva kuvugisha ukuri ndabyatuma unyica ariko nibo munyamakuru yaje byo kuvugisha ukuri njye kuvugisha ukuri umuntu ubangamye Nzerime arabangamye hano arakubita ndamikinagira sibyo iyo bavuye ngo Nzerime araje wari wasacaho
n'uwagombye kwihana arabireka, ugombye kwihana ahita abireka abo bahita acaho kagenda ati Sanime yaje, sibyo? ubu ngo ntabwo mufite ubwoba bw'uko mutanze aya makuru? turayafite kubera ko tugiye guhigwa, kuyatanga tugiye guhigwa, bakaduhiga. Ako ngiye kumpiga ntabwo byanashoboka, njyewe mfite n'ikirenge cyangwa no ku karere, nkagira ngitangira amakuru yanjye ku karere ndanahandi yandunyuza. Nose baba bariye ruswa, nose wanze kumuha ruswa araguhiga. Inshingano baba batarubahiye. Urumva? Nose ngo ubu nibaje gakurira ngakunywera icupa ngari ngo muzagukorera gahunda runaka sinyikora. Nyuma bigenda. Nyuma yabo bigenda. Umuntu se arimo ruswa? Irahari nyine, nose worebeye wewe. Urukumbaza umunyamakuru ko nawe urabizi, uziko ruswa irahari. Kubereke mvugisha ukuri sinsinde, kumvugisha ukuri sinsinde, nabeshya ngatsinda. ahubwo n'ikindi ubuyobozi ngo guco Anzerime kwifatira abaturage uko yiboneye, ni kwa kundi kuvuga ati aba baturage ni abanyacaro ndaho baraja kuvugira, bitewe n'agatuza afite muri leta mu bayobozi, akaza avogera abaturage uko yishakira, bategekera uko yishakira. Ubwo rero niyo mpamvu dutanga n'amakuru ngaguca nabyo tukabihigirwa, ariko noneho ubu ngubu ho ndagiturage kikibaho uko bizagenda kose uzaza kumbiga no ku karere nzagerayo naye nzagerayo. Ifite uburenganzira bwo kugira ku karere, umuntu azagaruka kuvugisha ukuri ngo ni ukugira ngo umuntu adahigwa. Ahubwo muje murakomeza muze mu baturage mudutemberere tubabwire ibibazo byacu dufite.